Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Torotoro, ntabwo twaherukanaga. Ni mwarimu Ngabonziza Adrien, umwarimu muri Rwanda Polytechnic mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro ishami rya Huye. Nkaba nigisha mu ishami ry'ubuhinzi, crop production and horticulture trades. Hano rero tugeze ni mu nzu duhingamo ya greenhouse. Greenhouse turi mu gice cyayo cya nursery, ahari gukorerwamo ubushakashatsi butandukanye, tukaba dufitemo n'inyanya zihinzemo. Nkaba nifuje kubabwira bimwe mu byo tugiye kuba tubafitiye mu minsi iri imbere mu bushakashatsi turimo gukora hano muri no greenhouse. Muri no greenhouse rero nk'uko mubibona, dufitemo inyanya, tukagiramo na poivro. Izi poivro ziri mu bushakashatsi n'izi nyanya, aho turi kureba uburyo umusaruro ushobora kwiyongera cyangwa ugahinduka bitewe na soil media zitandukanye twakoresheje. Hano dufite amaese agera muri 6 turimo turakoraho. Dufite trials zitandukanye, aho dufite amaese hamwe aho inyanya zihinze mu butaka bwonyine nka control. Ubutaka tuba twarabangiye gusteriliza, twizeye ko budafite indwara. Dufite aho trial dufitemo Pimac ni ibisigazwa bya piretre twakuye muri Horizon Sopirwa i Musanze. Dufitemo trial dufitemo Pimac na vermiculite. Vermiculite ni soilless media iva muri vermicompost. Dufite indi trial aho twavanze ubutaka na Pimac. Dufite aho twavanze Pimac na perlite na vermiculite. Dufite naho twavanze Pimac tuyivanga na soil. Ibyo byose ayo maese agera muri 6 turashaka kugaragaza iyakoreshwa cyane mu buhinzi bwa greenhouse, byaba ku nyanya cyangwa kuri poivro. Nk'uko mubibona, murabona ko amaese yacu yamaze kugaragaza ko hazabamo itandukaniro bijyanye na media zitandukanye turi guhingamo. Murabona izi nyanya zose zahingiwe rimwe, ariko murabona hari izigeze mu gihe cyo kuraba no kuzana imbuto, mu gihe hari izikiri hasi. Ubwo bushakashatsi buzatubwira impamvu ndetse na media tuzarekomanda yabaye nziza kurusha iyindi. Ibyo ntitubifite ku nyanya gusa, tubifite no kuri izi poivro mubona. Murabona ko hari zatanye nazo kuraba, ariko tukaba dufitemo n'izikiri hasi, mubona ko zisa n'izagwingiye, utamenya ko zahingiwe umunsi umwe. Ibi byose ubushakashatsi bijyanye na media, aho izi poivro zigiye zihinga, result z'ubushakashatsi zagaragaza media nziza twarekomanda abahinzi. Nkaba mbakangurira rero kuzakurikira ibiganiro bizakurikiraho bigaragaza findings zizava muri ubushakashatsi turimo hano muri IPRC ya Huye. Murakoze.